murakoze. Nitwa Nimusabe Anselme, nshinzwe public relation muri Health People Group PLC. Health People Group ni company ya microinsurance. Ikaba rero twarabazaniye izindi product zigeze muri 5 ziza ziyongera kuri medical. Izo product uko ari 5 tujya kuzizanamo nuko twabanje gutekereza ko hari abaturage bafite ubushobozi buri hasi ariko batabasha kugera kuri za product batabasha kubona insurance bitewe nuko ubushobozi bwabo butabemerera kubabona insurance zo hejuru. Niyo mpamvu rero twatekereje ko twamanuka tukegera na babandi bo hasi binjiza bikeya, babona bari muri low income binjiza bike ariko nabo bakeneye yuko ibintu byabo, ubuzima bwabo byabona ubwishingizi, bayifatira nabo ubwishingizi. Niyo mpamvu Health People Group yicaye iratekereza ikora izo product kwa 5 kugira ngo naba bantu bose, buri munyarwanda wese cyiciri cyose arimo, ubushobozi bwose afite abashe kubona ubwishingizi bw'ubuzima bwe ndetse n'ubwe imitungo ye nibwo ibintu bye. Dutangiye kuri izo product kugira ngo tuzinyuremo tumenye bese zikora gute, zitandukaniye hehe n'izindi. Twahera ku yitwa Group Funeral Microinsurance Product. Izi product zose kugira ngo zigere kuri ba bantu binjiza bafite ubushobozi bwo hasi, nuko tugomba kubafata bari muri group. Bagomba kuba bari muri group bishize hamwe, either na amakoperative, kugera amasako, biturage usanga hari abantu bibera mu bimina. Ba bantu bari hamwe nibo tugomba kwegera, tukegereza za product zose duhereye kuri iyi bita Group Funeral Microinsurance. Group Funeral Microinsurance ni ukuvuga muri ya group twafashe, ba bantu bishize hamwe twafashe, nihagiramo umuntu umwe muri ya group agapfa, aho assurance izahitiza kwenterivona. Assurance nibwo izahitiza kwenterivona ikishingira rwa rupfu rwa wa muntu uri muri ya group. Murumva neza ukuntu babandi binjiza amafaranga makeya nabo bazabasha kwasira ubuzima bwabo. Ni ukuvuga ngo amafaranga ya group yishize hamwe izishyura ni 11,000 n'amafaranga 950 par group, kuri group, ntago ari ku muntu umwe. Bibaye ari ku muntu umwe hari utayabona. Niyo mpamvu twatekereje group yose y'ababana. Ushobora kumva ko aya mafaranga ari make ariko si makeya, ariko nanone nicyo company yaziyeho, nicyo Health People Group yaziyeho kugira ngo babandi bushobozi bwo hasi babone ubwishingizi bw'ubuzima bwabo. Aya mafaranga niyo group igomba kwishyura, n'uvuga niba ari abahinzi b'umuceri, abahinzi b'ibirayi, aborozi b'amatungo, babandi bisiza hamwe mu bimina bagakora group bakishyira hamwe, nibo tuzajya dusanga tukabegereza ya product tukasira ubuzima bwabo. Iyo niyo product ya mbere. Tukiri kuri product kandi no kuvuga ngo umuntu guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 65 abo nibo bantu tuzajya dufata, kuko yigeje ku myaka tuvuga ko yigeje irangije imyaka 65 icyo gihe risk ziba zabaye nyinshi. Nko tugarukira ku myaka 65 twahera kuri 18 bari muri ya group y'abantu tukabaha Group Funeral Microinsurance. Product ya kabiri ni product yitwa Taraga. Irajya gusa neza ni turangije ariko bifite itandukaniro. Itandukaniro riri hehe rero? Itandukaniro nuko kuri Taraga
tuzajya tureba umuryango, ntabwo noneho tuzinjira muri groupe y'abantu, ahubwo ni umuryango. Taraga assurance, ubwishingizi buzajya buza mu gihe umwe muri wa muryango yagize impanuka zimutera urupfu cyangwa zimutera ubumuga bwa burundu. Icyo gihe ubwishingizi yafashe buzahita bumugoboka, buzamugirira akamaro, atari gusa no kuri famiye ye yose, kuko iyi product irazireba umuryango, umugore n'umugabo we ndetse n'abana. Inyungu azayigeramo ni izihe nyungu uyu muryango wafashe product yitwa Taraga azagiramo? Iya mbere nk'uko natangiye misobanura, nuko mu gihe yagize impanuka zimutera urupfu, bwa bwishingizi yafashe buzamwishyura 834. Ntabwo wa wundi wapfuye aribwo bizagirira akamaro, birumvikana ko azaba yagiye, ariko babandi basigaye. Urugero, ashobora kuba ari warufashe umuryango wose, ni wawurebereraga, yari afite akazi yakoraga, agatunga umugore, agatunga abana ndetse n'ibindi, umuryango ugatera imbere. Ariko se mu gihe apfuye bizagenda gute? Ntabwo umuryango uzahagarara kubaho, ubuzima ntibuzahagarara kubaho, umwana wigaga ntazahagarara kwiga, aka business wenda bakoraga nikazahagarara gukora. Niyo mpamvu ubu bwishingizi yafashe buzahita noneho bugoboka ya famiye isigaye, kugira ngo bwa buzima bukomeze bubeho, kugira ngo aka business bakoraga akomeze gakore, kugira ngo wa mwana wari ku ishuri yere guhagarara kuko umubyeyi we yapfuye kandi ari we wamurebereraga. Cya kabiri, inyungu ya kabiri uyu muryango wafashe product yitwa Taraga izagira mu gihe habayeho ubumuga bwa burundu nabwo bwatewe na ya mpanuka, n'ubundi ubwa bwishingizi yafashe buzongera buze nanone bumugoboke, kuko niba agize ubumuga bwa burundu hari ibyo yakoraga atazongera gukora. Natongera kubikora umuryango uzasubira inyuma. Ubwishingizi yafashe ntihazabonera inyungu yabwo, kandi n'ubundi buzamuhama 834 kugira ngo ubuzima bukomeze bubeho, famiye ikomeze igira ubuzima, business zakoraga zikore, umwana wiga gakomeze yige bitewe nuko yiteganyirije. Indi nyungu ya gatatu twavuze mu gihe habayeho impanuka itera urupfu. Inyungu ya gatatu azahabwa wa muryango, kandi uzahabwa 30,000 ngo kugira ngo bafashe wa muryango usigaye bawufate mu mugongo, bijyanye ndetse n'igikorwa cyo kumushyingura. Ngizi inyungu wa muryango wafashe bwa bwishingizi bwitwa Taraga azagira muri cya gihe yahuye n'izo mpanuka zose tumaze kuvuga. Wakwibaza ngo mbese ahangaha mu gihe yafashe iyi product biramusaba iki? Icyo bimusaba, kuko twatangiye tuvuga yuko iyi product ireba umuryango, chef w'urugo, chef w'umuryango, niba ari umugabo n'umugore, abo bantu abo mu ndimi z'amahanga twita principal member, yishyura 4,441 n'amafaranga make cyane, n'amafaranga make ku mwaka wose, ndetse n'uwo bashakanye nawe ni 4,441 umwaka wose. No tukongeraho abana 5 kuri wa muryango, dufatamwe abana 5, tugafatamo n'aba principal member namaze kuvuga muri za ndimi z'amahanga, tuvuga ngo nabahagarariye umuryango. Noneho buri mwana amwishyura 3,268 gusa ku mwaka wose. Iyo rero biteranyije ayo mafaranga ya buri muntu agera ku 25,220 ku mwaka wose umuryango. Nawe utekereze gutanga 25,220 umwaka wose, ugafatira umuryango wawe ubwishingizi bw'ubuzima, igihe habayeho ya mpanuka ugahabwa za benefit cyangwa za nyungu zaturutse kuri bwa bwishingizi wafashe twamaze kuvuga. Urumva ko na amafaranga makeya, wenda ubifasha ukabishyira nako kwezi wahita ubona ko ari amafaranga makeya, ariko bigufasha kwasira nawe ubuzima bwawe
bwa bushobozi bukeya ubona, ariko umuryango wawe ukumva ko utekanye, ukumva ko ubaye safe. Igihe cyose wowe nk'umuntu uwureberera uzaba ugize ikibazo, ukumva yuko bwa bwishingizi babafatiye hari icyo buzaza kubamarira. Iyi product ni nziza cyane, ni y'agaciro nayo. Rero ni ukuvuga ko hari imyaka dufata n'undi no guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 65. aho ngaho turakwasira tuguha ubwishingizi. Ariko umwana wawe yamaze kugeza mu myaka 24 ntabwo tukiba tukimubarira muri babandi, muri ya membre de famille, muri wa muryango. Ubwo duhita tumukura muri wa muryango, imyaka 24 no myaka yo hejuru. Wa mwana duhita tumukura mu muryango, nawe akaba yafata ubwishingizi bwe bw'ubuzima bwitwa Taraga. Ni ukuvuga ko munsi y'imyaka 24, umwana ukiri munsi y'imyaka 24 aba akibarirwa muri wa muryango. Product ya gatatu niyo bita Tunga Micro Insurance. Tunga Micro Insurance ni iki? Iyi Tunga Micro Insurance ni individual, ni y'umuntu ku giti cye cyangwa se famille ku giti cyayo, ariko ikazireba ubucuruzi buciriritse, izo twita small businesses cyangwa medium enterprises. Ubucuruzi buciriritse, amabotike, umuntu ufite botike yiwe, umuntu ufite uruganda rutoya yatangije wenda rwo kwikorera amafu, ufite babandi dushyira mu bucuruzi buciriritse, mu nganda ntoya zitangira kubaka, kuko nabo ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba yafata amafaranga menshi ngo ajye kwasira bya bicuruzwa bye, cyangwa se ajye kwasira ya botike yiwe, kuko ibyo acuruza ni bikeya, ntabwo byavamo. Niyo mpamvu twatekereje product twita Tunga. Urumva nawe harimo gutunga nyine, ni ugukomeza ugatunga, ni ugutunga, komeza utunge business yawe, botike yawe, ubucuruzi bwawe buciriritse ukora. Mu gihe uzaba wahuye n'impanuka, wenda habayeho inkongi z'umuriro, wenda habayeho ibiza bitewe n'inkangu, habayeho business yawe ibaye ngombwa ko ihomba, botike yawe irasenyutse kandi bitewe n'impanuka cyangwa se n'ibiza, ese wa muntu tuzamureka agende asubire hasi, umuryango usubire hasi? Niyo mpamvu twatekereje ko ubu bwishingizi bwa Tunga nabwo twabushyiramo kugira ngo dufashe ba bantu bafite ubucuruzi bwo hasi buciriritse nabo gufatira ubwishingizi ibicuruzwa byabo, business zabo. Ahangaha bizagenda gute? Ese uyu muntu wafashe Tunga Micro Insurance ya kwishinganisha ibicuruzwa bye, business ye, ese we bizagenda bite? Nihe nyungu azabona mu gihe wa wundi ufite ka business gato gakora gatunze n'umuryango we kahombye, inkongi y'umuriro yagafashe, inkangu yagakubise, umwuzure, company cyangwa assurance ye izamugoboka, yishyure, ibashe kumwishyurira imyenda yari afite. Icya mbere. Cya kabiri, ibashe kuba yakongera ikamutangiriza akandi ka business nk'ako yari afite n'ubundi, kugira ngo bwa buzima bw'umuryango we n'ubwe bwite bwere gusubira inyuma bitewe na bya bindi byose, ahubwo yongere yiyubake muri make. Niko nabivuga. Bazambaza ngo ese we bizagenda gute kugira ngo we akaga business ke kajye mu bwishingizi? Arasabwa iki kugira ngo aka business kawo umuntu kajye mu bwishingizi? Arasabwa nayo 25,220 ku mwaka gusa, kugira ngo business ye, botike ye, bya bintu bye bijye mu bwishingizi, kugira ngo ku munsi runaka mu gihe yahuye na za ngorane z'ibibazo ya bwa bwishingizi yafashe buzamugoboke, umuryango we kongera gusubira hasi. Iyo ndiyo turangije bita Tunga Micro Insurance product. Indi ya kane ni yitwa Micro Insurance Loan Policy. Micro Insurance Loan Policy yo ikora gute cyangwa izishingira ibiki? Tanye mvuga ko kenshi twebwe tureba mu magroup, izi product zose nyinshi ziza zirira muri group, abantu bisize hamwe. Iyi product izaza yishingira inguzanyo
za wa muntu uri muri ya groupe, wa muntu uri muri babandi bishyize hamwe, baba membre cya kimina ya koperative ya sako, wa muntu urimo ariko wagize ikibazo cy'impanuka gapfa. Aha tuzamwishinya kubitewe nuko yapfuye ku mpamvu z'impanuka, ntabwo ari uko yapfuye kuko yarwaye malaria. Impamvu z'impanuka arapfa, kandi yari afite ideni muri banka yari atarishyura, kugira ngo rero ya banka nayo itazahomba, nayo ikomeze gutanga n'inguzanyo ku bandi bantu. Ni ngombwa yuko habaho ikintu kiza babyita gukuvura mu ndimi z'amahanga, muranyihanganira, kiza gikuvura cya gihombo cya wa muntu wapfuye atarishyura ya nguzanyo. Noneho ya assurance yafashe yo ijye muri wa mwanya wa muntu ihita imwishyurira ya nguzanyo yari isigaye kwishyura. Ngere mbisubiremo, ntabwo ubwishingizi buzamwishyura kuko yapfuye bitewe n'indwara isanzwe, malaria n'izindi, ahubwo uzamwishyura bitewe nuko yapfuye ku mpamvu z'impanuka. Habaye impanuka, abura ubuzima, arapfa, kandi yari afite ideni atarishyura. Iryo deni niryo bwa bwishingizi buzaza kuza kwishyura, kandi mu kigo cya wa muntu wagiye wari wayifashe. Ese birasabwa iki kugira ngo uyu muntu wo muri ya groupe wari ufite credit ya company bwa bwishingizi buzaze buyimwishyurire? Uyu we biramusaba amafaranga, ngo ya groupe igomba kuba yagiye yishyura 8,407 kuri groupe, cyangwa se kuri babantu bisize hamwe, cyangwa abantu bari hamwe bakorera hamwe. 8,407 baba barishyuye gusa ku mwaka wose, n'amafaranga make cyane. Nawe gerageza tekereza gufata abantu bari muri koperative 120-30, nikababwira ngo mwebwe nimuzana amafaranga 8,407, noneho mu gihe habayeho impanuka igatera urupfu wa munyamuryango wanyu wari ufite inguzanyo, twebwe tuzayimwishyurire yari isigaye. Wata groupe yanyu yatanze 8,407 yonyine. Umva na amafaranga make cyane. Umuntu ufite ubushobozi bwari bwose ari kubarizwa muri kwa kwishyira hamwe. Niyo mpamvu na leta y'u Rwanda rwanga abantu bishyire hamwe. Kwishyira hamwe nuko hari habonekamo inyungu nyinshi, kuko uri wenyine kugira ngo uzapfe kuyabona, kandi mu byo winjiza amafaranga make cyane, ubushobozi bwa biri hasi, ntibyakunda. Ariko abantu bisize hamwe, bari hamwe muri kwa kwishyira hamwe kwabo, kuvamo inyungu nyinshi, harimo n'izi ngizi z'uko dushobora kubishingira inguzanyo bafashe, ariko kaza kugira ikibazo, akagenda akagira impanuka agapfa atarayishyura. Aho ngaho ubwishingire rwose yafashe uzamwishyurira. Iya nyuma rero muri izi ngizi twababwira kuko ari 5, niyo twita Iganeza Micro Insurance Product. Iganeza Micro Insurance Product nziza cyane, twumva ko inzego zose, abantu bose aho bava bakagera bazishyigikira, kuko zigera ku muntu wese uko yaba ameze kose, ubushobozi bwose yaba afite. Ese Iganeza yo Micro Insurance Product ite ikora ite? Izishingira abantu bameze gute? Ni bande bayifata? Ese kwifata bisaba iki? Iganeza Micro Insurance Product ni product yaje kugira ngo yishingira abana bari ku mashuri. Iyi product yafatwa umubyeyi agafata umwanzuro wo ko agiye gufata umwanzuro wo kwishingira umwana we ku ishuri. Ishobora gufata n'umuntu gufatwa n'ikigo muri rusange, twabaga twebwe abana bacu tujye kubaha ubwishingizi, cyangwa se kigafatwa na organisation cyangwa se company yemeje gufata abana, ariko ikabaha ubwishingizi bwo twita Iganeza, product twita Iganeza. Izishingira iki? Iganeza Micro Insurance Product, icyambere izishingira impanuka zateye urupfu kuri wa mwana wishingiwe, icyo cyambere. Icya kabiri, izishingira impanuka zateye ubumuga budakira bwa wa mwana wishingiwe. Cya gatatu, izishingira mu gihe yagize impanuka ariko ntimutera ubumuga, tamuteye n'urupfu birumvikana, ariko wenda bwamuteye hari uburwayi yagize, yakomeretse kandi agomba kujya kwivuza. Ibyo bintu bitatu ku mwana. Noneho ku mubyeyi rero, umubyeyi wemeze bite? Inizihe nyungu wa mubyeyi wa mwana
azagira wari wishingiye wa mwana ku ishuri cyangwa wishyuriraga wa mwana kugira ngo yige. Icya mbere ni uko mu gihe wa mubyeyi wamwishingiraga yagize impanuka zikamutera nawe urupfu, cyangwa se yagize impanuka zikamutera ubumuga bwa burundu. Cya gatatu, mu gihe wa mubyeyi yatakaje akazi yakoraga, yari afite akazi katumaga wa mwana yiga, yishyura wa mwana ku ishuri akiga, ariko noneho yagatakaje, ntagifite akazi ngo yinjize amafaranga buri kwezi maze abone uko yishyura wa mwana we, asiranse izahagoboka. Ikindi ikizagobokaho ahangaha ni igihe wa mubyeyi wishingiraga wa mwana yapfuye, cyangwa se wa mwana habaye ikintu kidasanzwe cyangwa se uburwayi akaba atari kujya ku ishuri kandi agomba kwiga. Icyo gihe tuzamuha uburyo bwo kumukocinga mu rugo, yigire mu rugo nubwo atari kubona uburyo agera ku ishuri, ariko mu rugo agomba kwiga kandi akajyana n'abandi. Asiranse aho ngaho bwa bwishingizi bamufatiye buzamugoboka. Birasaba iki kugira ngo iyi Iganeza Micro Insurance ikigo kiyifate, cyangwa se ababyeyi babifate, cyangwa se kampani, cyangwa abandi bagira neza bayifatira abana babo? Hano iri mu byicire bigera muri bitatu. Icyiciro cya mbere ni umwana wiga muri nasari, muri gardienne. Umwana wiga muri gardienne kugira ngo abone ubu bwishingizi agomba kwishyura amafaranga 300 ku mwaka, ntabwo ari ku kwezi, ni amafaranga make. Ikigo niba gifite abana 500 muri n'urugero ntanzi muri gardienne, cya kigo kirafata abana 500 gikora amafaranga 300, muri ya mafaranga bazabishyurira ku mwaka wose. Umwana uri muri primaire ni umwana nawe ni amafaranga 300 gusa, ugakuba n'umubare w'abana cya kigo gifite. Umwana uri kwiga muri technique, yo bita technical school, ni amafaranga 500 gusa ku mwana umwe. Impamvu nayo yazamutse wenda nuko muri technique habaho impanuka, hakunze kubaho impanuka bitewe n'ibintu baba biga. Umva ni ibya technique bishobora kumutera impanuka, agakomereka, akagira gute, na amafaranga 500. Hanyuma icyiciro cya gatatu cya nyuma ni universities, kaminuza, ni amafaranga 2,000 ku mwaka kuri buri mwana. Nuko bavuga ngo ese wa mwana wo muri primaire, wa mwana wo muri kaminuza ariko ntabwo tumwita umwana, amaze kuba umuntu mukuru. W'abana muri kaminuza, abantu biga muri technique, abantu biga muri nasari, ese inyungu bazabona inyungu zihe mu gihe bahuye na bya bintu twavuze hejuru? Yahuye agisititera urupfu, yahuye agisititera ubumuga bwa burundu, yahuye n'uburwayi, ni iyihe nyungu azakura muri bwa bwishingizi yafashe? Inyungu ya mbere, mu gihe yagize impanuka zimutera urupfu ku munyeshuri, wa munyeshuri wishingiwe agize impanuka zimutera urupfu, asiranse yishyura miliyoni, yishyura 1 miliyoni, ikayishyura wa muryango wa mwana. Inyungu ya kabiri, mu gihe yagize impanuka zimutera ubumuga bwa burundu, mu gihe yahuye n'uburwayi ari ku ishuri, ubwa bwishingizi yafashe uzishyura 100,000. Aho ni kuri wa mwana wafatiwe ubwishingizi. Noneho ku ruhande rwa wa mubyeyi, noneho wishingiraga umwana we kugira ngo yige neza, mu gihe noneho ya mpanuka yamuteye urupfu akaba atakiriho, kandi wa mwana we akaba agomba kwikomeza kwiga ya mashuri, bizagenda gute? Asiranse izishyura 1 miliyoni mu gihe wa mubyeyi wishyuriraga wa mwana amashuri yahuye n'urupfu rwaturutse ku mpanuka. Mu gihe noneho wa mubyeyi wishyuraga wa mwana atapfuye, ariko ya mpanuka yamuteye ubumuga budakira, ubumuga bwa burundu niko tubwita, asiranse izishyura 2 miliyoni kuri wa mubyeyi kugira ngo wa mwana akomeze kwiga. Mu gihe wa mubyeyi yatakaje akazi yakoraga kugira ngo wa mwana yige, nuko yabaga yabonye ya salary ya buri kwezi, ariko akazi kabuze, kahagaze, ntakiri gukora, amezi 2 tatarakubise atari gukora, bwa bwishingizi yafashe bwa wa mwana buzishyura 1 miliyoni kugira ngo wa mwana akomeze kwiga. Mu gihe noneho habayeho ikibazo ko wa mwana atari kujya ku ishuri,
ibiza byarateye cyangwa se yahuye, urabona nk'urugero nka covid yatumye abana batiga, ariko umubyeyi ufite ubushobozi umwana we ari kwiga, ari kwigira ari mu rugo, ari kwigira mu rugo. Icyo gihe byagenze uko nguko n'ibindi bituma umwana atakigera ku ishuri ngo akomeze amashuri ye, ubwishingizi buzahagoboka bwishyure miliyoni n'igice kugira ngo wa mwana abone assistance zo kwiga mu rugo, learning assistance. Urumva ko rero izi product zacu ni product ziri hasi cyane, product zegereye abaturage, product zije kugira ngo zifashe wa muntu ufite ubushobozi bukeya bwo hasi kandi nawe ukeneye kubona ubwishingizi bw'ibintu bye, ukeneye kubona ubwishingizi bw'ubuzima bwe, ukeneye kubona ubwishingizi bwa business ze yakoraga, boutique yari afite, ukeneye kubona ubwishingizi bw'abana be kugira ngo igihe bya bibazo byose byabayeho umwana yere kuzabura ukuntu yiga. Muri make rero ngizo product tubafitiye ubu ngubu ku isoko. Health People Group ifite gitegura guha buri munyarwanda wese aho ari, cyaro ahari hariya kure, nta kuvuga ngo kwibanda mu mijyi, ahubwo ni ukugira ngo na wa muntu wo hasi abona agaciro k'ubwishingizi, kuko akenshi iyo bibazo nk'ibi byaje ubuzima bw'abantu busubira hasi bitewe nuko nta bwishingizi bigeze bafata, ntibigeze biteganyiriza. Tukaba rero dusaba buri muntu wese kutugana tukamufasha kubona ubwishingizi bw'ubuzima bwe, bw'ibintu bye, bw'abana babo mu mashuri, ariko dusaba ko n'abandi bantu bafitemo uburenganzira, twasaba leta, twasaba MINIDIC, twasaba abahagarariye amakoperative n'izindi nzego kudufasha kudushyigikira muri izi product zacu, kudushyigikira kugira ngo tugere ku banyarwanda benshi, tugere ku baturarwanda benshi, n'abandi bo hasi nabo batabonaga uburyo babona ubwishingizi nabo bibagereho. Twashabye izo nzego zose zibifite mu nshingano zabo kudufasha rwose, bakadushyigikira kugira ngo buri munyarwanda nawe wese abashe kubona ubwishingizi. Narangiza rero mbashimira ku mwanya mwiza mwaduhaye, ikiganiro cyiza mwaduhaye, kwemera kuza kuduha umwanya muri studio kugira ngo tubagezeho gahunda dufite na HPG, gahunda nziza dufitiye abanyarwanda muri rusange. Narangiza mbashimira cyane, murakoze. N'ikindi gihe cyose muzadukenera kugira ngo tuze tubaganirize, tuze tubasobanurire ibyo mutasobanukiwe, turahari, turiteguye kuzaza rwose. Igihe cyose muzadushakira tuzaba duhari, tuzabitaba. Murakoze cyane.